arusha umwaka umwe Yesu, kandi ngo ni nawe wari mukuru mu ntumwa zose. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, twemeraga imandwa no guterekera byabaga ari ku ruhande, abakurambere batuzi. Twungurana ubumenyi mu kiganiro Amadini n'Ukwemera kuri Radio Isango Star. Iyo usomye Bibiliya ukiri ku mapaji ya mbere uhita ubona ibijyanye n'iremwa ry'isi, bakagerageza gusobanura uko isi yabayeho, uko yaremwe, ndetse n'uko umuntu yaremwe n'Imana ikamusinziriza, noneho mu rubavu rwe igakuramo umugore, hanyuma ku munsi wa karindwi ikaruhuka. Wakongera gusoma mu iherezo rya Bibiliya, muri biriya bitabo bya nyuma nyine cyane ku byahishuwe, ugasanga noneho bavugamo uko isi izarangira, akaba imperuka. Iremwa ryo wenda ryarabaye, ariko imperuka yo ntiraba. Ibi bikaba ari nabyo bituma benshi bibaza uko byazaba bimeze, dore ko usanga binavugwa ko isi iri mu bihe bya nyuma, ku buryo nko mu mwaka w'2000 hashize imyaka igera kuri 15 ubwo isi yari kurangira. Mu mwaka wa 2012 nabwo imperuka yari itezwe, gutyo uko imyaka yagiye ikurikirana. None muri iyi minsi hitezwe ibimenyetso biranga iminsi ya nyuma, ibimenyetso by'imperuka cyangwa irangira ry'isi. Ngiyi ngingo rero turi burebere hamwe mu kiganiro Amadini n'Imyemerere kuri Radio Isango Star. Muri kumwe na Sangwa Jean Pierre. Ikaze. Mu ndimi z'amahanga imperuka yitwa Apocalypse mu Cyongereza ndetse no mu Gifaransa bikabuko. Ni ijambo ubundi ryaturutse ku Kigereki bivuga guhishura ubumenyi cyangwa guhishura ikintu gihishe. Ngira ngo ni naho haba harakomotse izina ry'ibyahishuwe ryitiriwe igitabo cyo muri Bibiliya kivuga nyine ku mperuka. Iyi minsi iri jambo risigaye rikoreshwa ku buhanuzi bwose cyangwa inyandiko zivuga ku irangira ry'isi cyangwa irangira ry'ibihe, ariyo mperuka. Bivugwa ko ngo imperuka ari isenyuka ry'isi ndetse n'ibiyiriho byose. Iri jambo rero rikaba rigaragara mu madini, intekerezo ndetse n'imigani myinshi. Tutarinjira mu buryo yaba Bibiliya, Korowani ndetse n'amadini atandukanye abona iryo rangira ry'isi, ngo na siyansi cyangwa ubumenyi nayo ifite uburyo irivugaho. Ngo isi n'ibiyiriho bizasenyuka neza burundu nubwo igihe bizabera kitaramenyekana. Ibi rero ngo bikazaterwa n'ibikorwa bitandukanye umuntu agenda akorera ku isi, nko kohereza ibyuka bihumanya mu kirere ndetse n'ibindi byinshi. Ikindi nanone kibyerekana ngo nuko uko muntu kuri ubu ameze ari we bwoko bwa nyuma bugaragaye mu nzira y'ihinduka rya muntu kuva yabaho. Ikindi nanone ngo cyemeza ko imperuka izabaho, aha ariko turacyari ku rwego rwa siyansi, ngo isi izasenyuka ku mpamvu z'uko ishobora kugongana na bya bibuye byaka bigendagenda mu kirere, ibi twita asteroide. Ikindi kandi ngo birashoboka ko mu myaka igera kuri miliyari 2 imibumbe yose igize Voie Lactée n'isi rero ikaba irimo, ngo izashya igashonga yose. Nanone kandi ngo birashoboka ko mu myaka miliyari 7 isi ishobora kuzasatirwa n'izuba maze igahindukana y'umuriro igatukura, bityo icyitwa ubuzima cyose kuri yo ntibube bugishobotse. Ngibyo ibyo bashakashatsi bavuga. Mu kanya turareba noneho mu madini. Tubanzirize muri Bibiliya. Ibitabo byinshi biyirimo byagiye bivuga ku mperuka, byaba ibyo mu Isezerano Rishya ndetse n'irya kera. Aha twavuga nko mu gitabo cya Matayo umutwe wa 24, aho ngo intumwa za Yesu zamubazaga igihe ndetse n'ibimenyetso byo kugaruka kwe ndetse n'irangira ry'isi. Hari nanone igitabo cya Daniyeli ahagaragara ubuhanuzi bujyanye n'irangira ry'isi. Umuhanuzi Izayi nawe mu gitabo cye avuga ku ijuru rishya ndetse n'isi nshya mu buryo bumwe neza n'imitwe ya nyuma iri mu byahishuwe.
nanone kandi imyirongi y'Iyeriko ivugwa mu Iyimuka Misiri cyangwa se Kuva, igihe Abayisiraheli bafataga igihugu basezeranijwe na Yozuwe, ngo yaba igereranywa n'iriya ivugwa mu byahishuwe yerekana igaruka rya Yesu. Noneho tuvuge ku byahishuwe, cya gitabo kibanda kuri iyo mperuka. Ni igitabo cya nyuma cyo muri Bibiliya, kikaba cyaranditswe na Yohani, uyu wari intumwa ya Yezu, uyu kandi ngo waje kubonekerwa ku buryo imperuka izaba. Icyo gihe akaba yaracyanditse afungiye mu kirwa cya Patimosi, ubwo yari yarafunzwe n'umwami Nero igihe cy'itotezwa ry'abakristo ba mbere. Ngo Yesu wamubonekeraga yamutegetse kubyandika uko abibonye. Iki gitabo ariko hari n'abemeza ko cyaba kitaranditswe na Yohani intumwa, ahubwo ko cyanditswe n'uwitwaga Jean l'Ancien. Uyu rero akaba yari musenyeri wa Efezi hari mu kinyejana cya mbere. Ibi bakabyemeza rero bahereye ku kuba nawe mu gitabo yivugira ko ari Jean l'Ancien. Dore rero inshamake z'ibikirimo bivuga nyine ku buryo imperuka izaba. Kuva ku mutwe wa mbere kugera ku wa gatanu harimo iriburiro n'amabaruwa 7 yandikiwe kiliziya 7 zo muri Aziya. Kuva ku mutwe wa 4 kugera ku wa gatanu harimo amabonekerwa umwanditsi yahawe ku buhangange n'ububasha bw'ubutabera bw'Imana na Yesu. Umutwe wa 10 wo uvuga kuri cya gitabo Yohani yasabwe kumira akumva kiryoshye mu kanwa, ariko cyagera mu nda kikabiha. Umutwe wa 12 ukavuga ku buryo ikibi cyaje mu isi ndetse n'uko shitani yivumbuye ku Mana maze ikirukanwa. Ngo intambara yatangiye kuva icyo gihe, ngo yakoze ibara ku isi kugera n'ubu ngubu. Ku mutwe wa 13 wa 17 kugera kwa 19 Yohani yerekana avuga ku bwami bwo mu isi bwuzuye ibyaha n'uburyarya bugengwa na shitani n'ikizabubaho mu minsi ya nyuma n'isenyuka rya nyuma ry'ikibi. Imitwe ya 14 n'uwa 15 n'uwa 16 yo ikerekana ubudahemuka bw'intungane imbere y'ikibi mbere y'ikuza kwa kabiri kwa Yesu. Kuva ku mutwe wa 20 kugera ku 22 havugwamo iremwa ry'isi nshya na Yerusalemu nshya. Hanavugamo kandi na millennium, ngo bisobanura imyaka 1000 Yesu azategeka isi. Tugiye mu gitabo cya Daniel noneho, havugwamo ngo uburyo umwami w'amajyaruguru azarwana n'uw'amajyepfo. Ubuhanuzi burimo rero buvuga ku bikorwa by'umwami w'amajyaruguru maze bukerekana ko iherezo rye rizaba rirangiye. Ngo iyo niyo mperuka. Hari ibivugwa kandi kuri ya mperuka yabanzirizwa n'intambara yiswe Harmagedo. Izina Harmagedo rero ngo ryaba risobanura umusozi w'agahinda, ubutani dorotezo. Ubu ni ikibaya rero giherereye muri Palestina hafi y'umusozi wa Carmel, kikaba gifite ubuso bugera kuri kilometero kare 875. Ubu aka gace kazwiho kuba ihuriro ry'inzira nyinshi zaba izica mu mazi cyangwa ku butaka hagati y'imigabane ya Afurika, Aziya ndetse n'Uburayi. Amadini atandukanye rero yose ngo yemera ko hari igihe kimwe isi izarangira. Nk'Abahindu bo bafite ubuhanuzi bwabo bwa gakondo ngo bwemeza ko isi umunsi umwe izagwa mu gihe cy'akaduruvayo ndetse no gusubira inyuma muri byose. Ngo icyo gihe hazazamuka cyane icyitwa ikibi, amakimbirane ndetse n'ubusambo n'ubusahiranda. Ibi rero nibyo bise Kali Yuga. Babivuga batya: ngo igihe ububi bw'ikinyoma, ubunebwe, ubugome, ugucika intege, ukwibeshya, umujinya, ubwoba ndetse n'ubukene bizahabwa agaciro, igihe umuntu azaba yibwira ko yihagije maze agashaka kwireshyeshya na Abrahama, icyo gihe izaba ari Kali Yuga, ni ukuvuga ya mperuka nyine. Icyo gihe ngo nibwo Imana Abrahama izigaragaza mu ishusho y'inyoni, noneho ishyira ubutabera n'ubunyangamugayo mu bantu kandi isukure roho z'abantu nk'akabuye ka diyama. Iki gihe rero bakacyita Sat cyangwa Kata Yuga, ari nacyo bita igihe cy'uburumbuke. Ababudisite bo nk'uko imwe mu nyandiko bemera Sutta Pitaka ibivuga, ngo Buddha yavugaga ko inyigisho ze zizazimira mu myaka 500. Amabwiriza 10 agenga imibereho n'imyitwarire ya muntu nayo ngo yari gusimburwa n'ikinyuranyo cyayo. Hagakurikiraho rero igihe cy'ubukene bukabije,
ngo maze icyitwa dharma kikaba aricyo gitegeka. Iyo myaka 500 igiye gushira, ariko abakuru b'idini ya Buda baje kugenda bagira ibyo bahindura muri izo nyigisho, maze ya myaka bayigira 5,000 ndetse iza kuba 10,000. Ngo babihinduye rero ku bw'izi mpamvu. Ku bwa mbere ni ukuvuga ya myaka 500 imaze gushira, ngo aba arahat ntibazongera kuboneka ku isi. Nyuma ngo inyigisho za Buda zose zizazimira. Nyuma ibya Buda byose bizibagirana, maze amagufwa ye ajyanwe i Bodh Gaya maze ahatwikirwe. Nyuma yaho ngo Buda wundi witwa Maitreya azaboneka kugira ngo asubizeho ibya Buda Dharma, hanyuma Buddhisme izuke yongere isubire mu nzira yayo igana Nirvana. Ngo Maitreya rero yaba aba mu ijuru rya Tusita, aho izindi za Bodhisattvas zitegereje kongera kuvuka kwazo kwa nyuma mu isi. Naho Gautama ni ukuvuga Buda uriho ubu, ngo nawe yasimbuye abandi benshi. Mu idini ya Kiyahudi naho ngo bemera ko imperuka izabaho, dore ko n'ubuhanuzi kuri yo tuzi muri Bibiliya ariho bwatangiwe. Gusa ngo iryo rangira ry'isi rizaba mu bihe bitandukanye. Hari icyitwa Hevrei Hamashiach na Tikvata de Meshiach. Ibi ngo ni ibihe by'ibabara mu isi, ngo birimo n'intambara ya Gog na Magog, ni ukuvuga Isiraheli irwana n'amahanga. Hari nanone kandi igaruka rya Eliya riza n'umukiza n'itangira ry'ibihe bya Mesiya nyawe. Hakaza n'izuka ry'abapfuye, urubanza rwa nyuma Hom Hadin, ndetse n'ishyirwaho ry'isi nshya ariyo Olam Haba. Abakristo bo bemera ko isi izarangirana n'igaruka rya Yesu. Ngo Yesu yigishije intumwa ze igihe yari hano ku isi n'igihe yazamukaga agana mu ijuru ko azagaruka aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Abakristo ba mbere rero, aha ndavuga abo mu bisekuruza bya mbere barimo ndetse n'ababonye Yesu, ngo bemeraga ko imperuka yari kuba bakiriho. Yesu ngo yari yarigishije ko iryo rangira ry'isi ryagereranywa n'ibise by'umugore ubyara, ngo ntabazi igihe bizira, ngo igihe nta muntu ushobora kukimenya rero uretse Imana yonyine. Ubwo abakristo ba mbere Roma batotezwaga rero, ngo bahise bakeka ko igihe cy'imperuka kigeze. Nyamara ngo baje kujijinganya ubwo mu myaka ya za 90 batangiraga gutangaza ko ibyo bari biteze ko bibaho bitabaye. Nanone mu myaka y'190 nyuma ya Yesu nibwo uwitwa Justin Martyr yatangaje ko Imana yatindije irangira ry'isi kuko yashakaga ko ubukristo bukwira hose. Mu myaka ya za 250 uwitwa Sipiriyani yanditse igitabo avuga ko ibyaha by'abakristo byari bikabije, byari nk'ibibanziriza ikimenyetso nyakuri cy'imperuka. Nyamara ngo kuva mu kinyejana cya 3 nibwo abakristo bemeye ko imperuka iri hirya kure y'ibisekuruza byabo. Ngo Yesu yari yarabujije abantu gushaka gufura itariki azagarukiraho. Nibwo ibyo gushaka kumenya ibyo amatariki bihagaze, ariko ntibyahagarara burundu kuko hatabuze kwemezwa ko imperuka yari kuba mu myaka ya 202, nyuma ikaza kwimurirwa mu mwaka wa 500. Nyuma yaho iby'imperuka bigenda byamburwa agaciro cyane. Ibyo ariko ntibibuza abakristo b'iki gihe kwemera ko imperuka ishobora kubaho mu bihe byabo cyangwa nyuma y'ibihe byabo ho gato. Ibi babyemera bashingiye kuri Bibiliya ndetse no ku bigenda biba kuri ubu: intambara, ibyago bitandukanye, imitingito, imyuzure, imiyaga n'ibindi. Ngo byaba ari ibimenyetso by'iminsi ya nyuma. Abayisilamu nabo ngo bemera ko iriya mperuka izabaho, ngo Allah azazura abapfuye maze yakira abagize neza kandi bamusenga, hanyuma abagize nabi kandi baticujije bose bajye kuzimu. Dore rero ngo ibimenyetso bizabanziriza imperuka. Rwose bahera no kubya kure cyane ko kuza kwa Muhammad, ugutoboka cyangwa uguhonga.
barusha umwaka umwe Yesu, kandi ngo ni nawe wari mukuru umuntu